ese mubona umuntu werekera mu ngeso mbi yitwaje ko agiye gukuramo inyungu cyangwa se amafaranga birumvikana, hari n'ababikorera ngo bwanze ngo ubuzima bwanze. Icyo kintu ni tugiye guhera kuri wewe, ugira ikintu uvuga kuri icyo kintu, niba ari inama ubagira uyibagire, niba ari ikintu ubona ko nyine, niba ari inama umubwira ati komereza aho bimubwire, ntabwo tuzi wewe bikurimo, ahubwo tuguteza amatwi tanki tubwire abantu bose. Hari ikintu njye numva nyine umuntu yitwaza ngo nta yandi mahitamo yari afite. Ni ukuri ubuzima bufite amahitamo menshi pe. Ubuzima bufite amahitamo menshi ku buryo udashobora kureba ngo uvuge ngo kubaga indaya cyangwa gukora nyine ikintu kibi nk'icyo ngicyo ngo nicyo ngiye guhitamo. Barabeshya. Hari umuntu nyine uzakiriza ngo urabona ngo nari imfubyi ngo narigize gute, uriya muntu aratubeshya. Imfubyi zari zihari muri 94 kandi babaye abantu b'abagabo, nibo bayobozi bacu, nibo bantu bari kutwubakira u Rwanda twifuza uyu munsi. Urumva kandi nta muntu, I think ko in this generation binarimo cyane, ntago aribo bantu babayeho nabi kuruta bariya. So rero nyine bagabanya ibintu byo kwiriza ngo kubera nyine amahitamo yawe mabi wiza kuyadufatishisha amarangamutima yacu ngo dutere impuhwe ngo niyo makuru. Uretse no kugutera impuhwe n'igihe abikoresha nk'itufu yo kujya ngaca abandi intege. Icyo kintu nicyo wahita ubarabura. Nawe turabure fina turebe rwose tumenye ngo buri muntu arahagarara he. Nanjye ntabwo najya kureye ikintu numva ko bakwiriye gukora, bareke kwishingikiriza nyine kuri biriya bintu byo kuvuga ngo aracuruza umubiri we kugira ngo abeho, ahubwo nakura amaboko mu mufuka. Imyuga irahari, ibintu byo gukora birahari, nahere kuri gitoya kizamuzamura kimugeze ku kinini, ariko avanemo ubunebwe. Ubundi ntekereza ko biterwa n'ubunebwe. Umuntu aricara akavuga ngo ngewe sinakora iki cyangwa akabona n'akazi kariho gaciriritse siyagakora, ahubwo akumva ko kujya guhura na bya bisaza babagabo nyine bafite amafaranga yabo bakoze ikofi, akumva ko nibyo bintu bizamuhesha agaciro, kandi wapi. Bakura amaboko mu mufuka bakore, niyo nama nabagira. Gukora amaboko mu mifuka. Bakore, bahere ku gato bazagera ku kinini, ariko batavuze ngo imibiri yabo nizabatunga. Ariko wahura n'umuntu akakutakira akakubwira ati nirukanse imisozi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu, mbura n'umuntu wampereza ikiraka cyo kumutwarira amazi, yicika intege yajya no mu gipangu cy'abakira agafura. Uwo muntu wabuze ako kazi ubundi bwo yebye ubwo yabona umuntu akahita mubona ahubwo ako kanya byoroshye. Ntabwo nahere ku gitoya kizamuhesha ikinini, ariko umwuga wose utarimo kwiba, gusambana, kwica, ntekereza ko Imana irawuburesinga cyane. Rero nibareke nyine ubunebwe mbega muri make, babisubike burundu, bavuga ati avuga ati ngiye uyu munsi ndahindukiye, ndabiretse, ingeso nyivuyeho, taho nta dini irimo rwose kabisa. Kangiye gushaka ubundi buzima ku buryo n'umwana nzabyara azavuka agasanga mama we nyine ahawe ishema no kuba yitwa mama we, ishema no kuba yitwa birangije no kwitwa mama. Birangiye bakoye ku mugati kabisa. Rega nakaza akora ka buri munsi, ari ikintu mwe muri kwirengagiza icyo kintu kugira ngo afate. Wari wabona niba wari usanzwe ubyina injyana ya reggae bakakujyana muri zuke, shaka kakubwiza ukuri niba ari ikintu cya mbere kigora mu buzima, kuba wari wibereye ahantu umuntu agahita hagukura ugahita ujya mu kindi kintu. Icyo kintu kiravunanye by the way. Wewe bakuvanye muri gakondo bakujyanye muri traditionnel, oya uvuye muri traditionnel bakujyanye muri hip hop. Kandi umvira icyo kintu cyose gisha kiravuna. Ikintu cyoranya ariko birashobora imihini mishitera imibavu, ariko nyine wenda ikintu turiho. Hari inama wa muganiza abantu bakira twagiye tubona abantu bagakwiye gukurikiza. Imihini mishi itera imibavu turabizi. Niba ari inkovu, niba ari imibavu ni inkovu. Urumva turabizi neza izo nkovu. Rero niyo wazinyuraho ntekereza ko wakira pe. Wakira ibyo bintu rero mu byihorere rwose. Murumva niba hari uburyo ubikoramo bikaba byateza ikibazo, icyo kintu kiyihorere. Nkuko twagiye dukomoza ku bintu turavuga ati hari abantu babikora kubera ko hari inyungu babikuramo, ibyo turabyumva. Hari ababikora kubera amaco y'inda, hari ababikora kubera ingeso mbi. Ubundi bya bintu nta nubwo abantu babikora kubera bari bafite intego imwe. Hari n'ubikora kubera ko umubiri wanze. Ako uyu munsi twe noneho twibanze ku bantu babikora bakeneye inyungu. Ari iyo za ndonke urumva akeneyemo amafaranga.
uyu munsi wenda nibyo twagize twibanzeho cyane, ariko nanone mu by'ukuri hanze ahangaha hari akazi nyine nubwo bisaba kugakora umuntu yashoye imbaraga ze, ariko nanone biragufasha cyane kugira ngo ubere urugero abazagukomokaho, abakureba ku buzima bwa buri munsi, abo muturanye, abantu mubanye. Birumvikana ko hari abantu benshi cyane rega buriya hari kankubwira, uzi ko mu buzima nta muntu utagira umumaro. Buriya gutyo umeze, hari umuntu ubereye roro modoto kuba umeze gutya, ati ngende mfa nshaka kuzamera nka Fina kubera ko ari akantu keza yakubonyeho. Niba hari n'imico mibi ugira, hari umuntu ukureba akavuga atari kuwamera muri ubundi yabaye iki, koko ntacyo we kabyikora ko ntacyo yabaye. Niba wambara neza nkawe ati nanjye ngiye kujya nambara neza nka Harerimana, ati nanjye karaga kote ngiye kujya nkakubitamo we, ati ibintu rero kugira ngo bigende neza ngiye kujya mbigenderaho. Ibyo bintu rero tubwira ikintu weho umuntu yakureberaho. Aka kanya turi gusoza yego, ariko nyine dusoze buri byibura umuntu avuga ateka akantu ngiye yakankuraho ndakinkizi. Aka kantu rwose akajewe gusenga cyane reka se bikubwiye hajya ngura hano yanjye bwira ba kunteje iyo mpano ntabwo Imana irayima, ariko nayo niyima nzayakira. Uzayakira n'ingabire ze zose. Haleluya, kwiga cyane, haleluya, commitment mu kwiga kugira ngo amen. Ariko Amen. nanjye by pasiteri Pazo rero akaba yarabahanuriye, nako nari mbabwirije nakanya kaba gaciyemo. Urumva niba ndi kumwe n'abantu basenga Imana, bubaha Imana cyane, urumva nanjye ubwo ngubwo bivuze ngo ariko nanjye niba uri nkayuba none tukaba twahuye natwe twese tuyuba, urumva tuba tugomba kuvuga ibintu bibwiriza abantu. Wenda nta Bibiliya dufite pe, birumvikana, ariko byinshi cyane byo muri Bibiliya tuba tubizi. Ariko wemera ko abantu hari abantu bica ibintu kubera ko banabizi. Ukavuga ati rwose umuntu ibintu byinshi tubyica tubizi, nkaza nkakubwira ati nyura hano, wowe ukavuga ati wapi ndabyanze ngiye kwinyurira hano, ubugiye ibyo duhora dukorera. Ibyo bintu rero ibyo bintu ni bibi. Twagiye nawe tubwira akantu umuntu yakwigira akavuga ati ngiye aka kantu rwose nkurikije n'uburyo meze, aka kantu rwose uzagakurikize kazagufasha. Akantu nzi niyizi nyine ni kwizera Imana, kuyubaha, kubaha Imana. Ubundi iki nicyo kintu cyane rwose, ubundi ibindi byose umenye ngo nyine nuyizera ukayubaha nyine ibindi byose bizikora. Reka mbabwire akantu karenze, nta muntu wizeye Imana agakorwe n'isoni. Uwubashye Imana uragenda senga. Buriya turamutse tugiye gusanga wenda nubwo wenda birashoboka kuba waragiye inshuro nyinshi kundusha, kubera ko ngiye kukubwira ibintu bitari byo, ariko yareka mbe byihoreye. Ariko buriya gusenga, urumva gusenga ndi mubi cyane. N'imirongo yo muri Bibiliya mba nyizi, buriya nshobora kukubwira ngo soma Mata y'ibice 5 urumirwa ibyo bintu. So rero reka dufate akanya dushimire abantu mwese twatangiranye kuva iki kiganiro cyatangira. Kandi dufite insanganyamatsiko ivuga ko turambiwe abishora cyane mu ngeso mbi z'uburaya, iz'ubusambanyi nyine bitewe n'ibikorwa bigiye bitandukanye, cyangwa se ari uko abantu ahanini nanone tureba ku bantu babijyemo batabyemerewe. Hari abantu buriya bakora ibi bintu kubera ko baba batabyemerewe, ariko mu by'ukuri iyo niyo ngingo nyamukuru twari turiho uyu munsi. Ntekereza ko wenda nawe mu by'ukuri iwanyu hari igihe ushobora kuvuga ati hari abantu mbona nkabona bakora ibintu bidahwitse, ese nkabona bakora ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. Ibyo bintu rero ushobora kuba umwe mu bantu bashobora kubyamagana kandi bikagenda neza. Ushobora kuba umwe mu bantu bashobora gutangira amakuru ku gihe. Twababwiye ko hari uburyo ushobora kugezamo icyo kibazo ukakigeza ku nzego z'umutekano nka RIB, urwego rwa polisi. Aho hose n'ahantu ushobora gutangira amakuru. Ushobora kwegera ababyeyi bawe, ushobora kwegera abaturanyi bafite ubwenge, ariko nyine atari babandi ushobora kubwira ikintu wakagufata nkaho nta cyabaye, cyangwa akagufata nkaho bitigeze binaba. Ibyo bintu rero nibyo twari turimo. Rero ndabashimiye abantu mwese twatangiranye muri iki kiganiro. Mwari kumwe nanjye Pazo, ariko na nibundi hano twari turi kumwe n'abandi bari bameze neza, ubona ko bafite ubwenge n'ubunararibonye muri ibi bintu mu buzima bwo hanze, bagiye banyura mu bintu byinshi. Musezere ku bantu twikomereze nibundi na gahunda zacu.
ikiganiro kirarangira aka kanya se turagisoje umunsi umwe kumva twakwiyongeza andi masaha. abantu twabanye mwakoze cyane see you mutere comment mutubwire next time tuzongere duhure tuganire ku nsanganyamatsiko nziza nk'izi ntabwo kantu nashakaga uzagaruka ntuzagaruka cyangwa n'ibya bindi byawe njye muntu hari 5/5 wowe urahari ubu ngubu twakomeje hakurya noneho twigendere. nanjye icyo navuga ndabashimiye abantu bose twabanye mwakoze twicane nyine mugende mukore subscribe dukomeze tubane mutere comment mutubwire share na like birahagije ubundi ubutaha nakagaruka yego ngayo nguko rero turabashimiye mukomeze mugubwe neza. Ejo ni ku munsi wa mbere abantu mwanga muri benshi ariko mwihangane kwa mbere banga ari benshi nanjye nshobora kuba ndi mu bantu banga munsi wa mbere. Oya ntago kubera tudakunda akazi uriya no kuvuga ngo kwa mbere biragorana kubera ko aba ari gutangira icyumweru ntago ari kuvuga ngo nuko aba ari noneho uzi munsi abantu bakunda ari cyane se kwa gatanu Friday sijya kubona wazamuye amababa se. Bye rero tuzagaruka mu kiganiro naho ku cyumweru mugire umunsi mwiza n'icyumweru kiza muri rusange. Abagiye gusenga twizere ko mwageze no mu rugo mumeze neza n'abari gufata akantu ndabizi muri hari abantu bari basohotse ubu ngubu bameze neza. Abo bose rero dukomeje kubifuriza gukomeza kugubwa neza. Ikiganiro cyo ni ku cyumweru.